ubu ndagira ngo nkubwire ngo mfite ubushobozi bwo kwakira. Iyo ufite ubushobozi bwo kwakira ni uko uba ufite icyo guha umushyitsi. Uwaperi ni umushyitsi, ntabwo umushyitsi ashobora kuza ngo agutegeke mu rugo rwawe. Umushyitsi ntabwo utegeka mu rugo rwawe. Kiriya gihe babanje kutwakira, batuzimaniye ibihwanye nk'ibyo bagombaga kutuzimanira. Ejo rero twebwe tuzabakure. Ubu dufite pura icyitwa dufise pura. Dufise pura. Ubu intego yacu ni dufise pura. Dufise pura. Murafise pura? Dufise pura. Mu myaka yagiye ishira, hano nari ndimo nitegereza ku mbuga nkoranyambaga, reba nasesengura. Dufise pura. Mufise pura? Dufise pura. Mu mikino 5 yaciye agahigo muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport ifite ako gahigo. Cyizere ni cyose. Ndagira ngo nkubwire ngo ejo uzabona ibitego 2-1 cya APR. 2-1? 2-1 ejo uzabibona. Production ni uko ihagaze? Ni 2-1 uzabimbaze. 2-1. Urerekwa se? Ni 2-1. Ibyo bintu ntibyari berutse, habagaho doro hakabaho ikipe imwe itsinda bikarangira gute. Uziko Rayon Sport ahantu hose kabisa. Umuvandimwe yariteretse w'umureyo. Uyu mureyo yariteretse kabisa. Umuvandimwe meze bitese. Uri umureyo kabisa none niko. Cyane n'umureyo rwose. Mureyo kabisa. Kandi kugira ngo ubyemere neza, mu gitondo ndabyuka imyenda bamaze kuyintunganyiriza neza, ndabyukira mu rusengero njya gusenga. Mve gusenga nimugoroba Isabato ishoje. Nashimye ko match bayishyize Isabato ishoje. Isabato ishoje. Mvuye mu munsi w'umunezero, nzakomereza umunezero mu mahoro. Nimba Rayon Sport ariyo kipe ifite umuzamu wa national. Kwizera Olivier ntumwemera? Ndamwemera cyane. Ni umuzamu wa national. Ahise ubwo ugiye kuvuga ngo umuzamu wa national ari muri Rayon Sport, ni gute ejo Rayon Sport itazatsinda? Icyizere kirahari. Nushize APR yagutsinze umufite, ariko twibukiranye yuko icyo gihe Rayon Sport ntabwo yari iri mu bihe byayo. Yari iri mu bihe byanditse. Icyo gihe nibwo yari akize, yari amaze igihe ari mu karuhuko, arimo ararya ameze neza, umubyibuho wari mwinshi ngira ngo arabibura. Yari agifite na niba aheruka muri national agakora clean sheet, Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi yakinnye n'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi, harimo Estonia n'izindi ntashatse gutindaho. Ayo makipe yo ku mugabane w'Uburayi nimba ataragize ubushobozi bwo kumwinjiza igitego, nuwe mukinnyi wahara hejuru ishyorongi ushobora kumwinjiza igitego? Nawe William Togwi, Kiwanuka, Mamadou Sy, bamwita Watara. Impamvu yahaye William Togwi era pasi yavuyemo igitego cya mbere, yahaye Togwi Meri kugira ngo yo kumusebya. Nibwo yari akiva ku mugabane w'Uburayi nawe ari bwaje, yamuhaye pasi kugira ngo atsinde igitego, APR itaza kumwirukana. Ubu rero ntabwo ari ko bimeze. Amateka ntiyakisubira. Amateka ntabwo yakisubira. APR kakubita ibitego bine mu mahoro. Ntabwo bizashoboka. François, oui. Bimeze bite se François? Ndashima Imana. Biracamo se? Naribi. François, musanze musokura garukira he? Abo narenje mu Gwaha hano ahantu mba ndi gukorera hano kwa Mutangana mu kazi. Uri mu kazi? Ndi mu kazi, mba nihuta nko kubera ko nambaye n'umwenda w'akazi. Ukora iki se? Hano mu isoko mu buzima busanzwe mba ndi gufasha abantu guhaha imboga, imbuto ndetse n'ibindi binyampeke bitandukanye. Nese Fra, hano unsanze nahageze mbona ni ahantu handitse ngo Rayon Sport, mbona umuntu ase utuntu tuturugo kugira amatsiko ndahagarara, kuko urabona ko ejo ni imyiteguro ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya APR. Ahantu ndahageze rero nibwo ndi kwitemberera, mpageze bituma mbanza ngira amatsiko yo kumenya ngo uyu muntu yitwa naramuvugisha, mbona nawe uturutse hirya Uburayi. Niko ahantu hose ugeze wasanga abareyo ahantu hose tuba duhari cyane. Gucuruza ibintu by'imbuto? Ibintu by'imbuto mbikoramo none umuvandimwe w'umureyo mugenzi wanjye nk'uko mubona aha ngaha, dufatikanye mu kazi, nkaza guhaha, yaba mfite abakiriya nkamuhahira, nkafata imbuto, nkafata n'ahandi imboga, ntacyo bitwaye. Bivuga ko umuntu ushaka imbuto, umuntu ushaka imboga, François hari icyo umufasha?
biraboneka cyane, umuntu arabimufashamo bikaboneka ukabitanga. umufasha mu buhe buryo? Ufite kontakite zanjye abasha kuzishyikiriza mugenzi we, cyangwa se uwaje aha ngaha nk'ubwa mbere tukaba twahura tukagira uburyo duhana kontakite tukajya dukominikana, hanyuma umuntu akamuhaye. Ariko ukorana n'abareyo gusa? Ntabwo ari abareyo gusa, n'abakeya. Abaperi iyo bageze aha ngaha bagasanga handitse ibintu barabagurira, handitseho Rayon Sport, urabona ko hariho n'akadarapo. Ibi ntabwo bituma abafana ba Peri wenda bagera aha ngaha ntibaze mba nkubwire, abafana ba Peri nubwo batatugurira abareyo turihagije. Mbese ubwabyo abareyo nibo benshi mu gihugu. Abo bafana ba Peri nubwo bataduhahira, natwe ubwacu twakihahira kandi ugasanga twihagije. aho gushyize kimwe n'umukara wawe byakuratana. Ushyizeho icyapa cy'umukara n'umweru byahita biborera. Abafana ba Peri badahaha, nta n'amafaranga bagira bro. ntabwo bahaha. Ubizi imbuto zose n'abareyo bazirya? Nta bafana ba Peri nta mafaranga bagira. Reka twumvise ko turana twicara tuganire kuri Deribieje. Deribieje irashyushye, twareba ahantu twicara ku ruhande hanyuma tukabiganiraho, ariko gutsinda byo ni ugutsinda nta ribi. Yes, reka ngushimire kandi ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka kuri Zifu Media ndetse na Zifu Sport. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora igihe niki kugira ngo uyikore. Ibiganiro bitandukanye bitambuka kuri Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport bijye bikugiraho 5/5. Shampiyona y'u Rwanda Premier League ubu yiswe Bika Pro League cyangwa se Beka Pro League igeze ku munsi wa 29. Uyu muvandimwe twicaranye aha ngaha kuri kamera muri kubona, hari impamvu twicaranye aha ngaha kuri kamera uyu munsi. Ni umwe mu bantu twakoranye ikiganiro akangurira abareyo kujya bitabira match Rayon Sport yakiriye gusa mbere y'uko iyi sezo itangira. Uyu munsi twongeye kwicarana n'ubundi ari guhamagarira abareyo kuza kureba match bagiye kwakira ikipe ya APR, match ya derby. Reka rero ntangire muha ikaze, ntangire muha karibu na byose, ariko mbere byose mazina namusubize. François, komera cyane. Uraho neza? Ndashima Uwiteka. Komera nka cyagiye? Cyane ndakomeye. Ubu ngubu nkomeye kurushaho cyagiye, ubwo byari bikomeye. Ukomeye kurushaho nka cyagiye? Ubu nkomeye cyane kurenza uko nari meze cyagiye. Uhagaze neza se? Ubu mpagaze bwuma. Journée ya 29 ikipe ya Rayon Sport yawe ahiri haragushimishije? Haranshimishije nkurikije ibihe bibi twagiye tunyuramo. Ubu ukurikije ko ibibazo twagiye tunyuramo muri sezo ishize kugeza n'ubu ngubu, haranshimishije, ntacyo nashinja Uwiteka. Ubu mpagaze neza, nakabaye kubw'umwanzi, nakabaye ndi nko ku mwanya wa 10 ariko ubu ngubu mpagaze ku mwanya wa 2 n'amanota nshimishije. Kabiri se cyangwa n'uwa 4? N'uwa 2 tubaze amakipe ya hano iwacu mu Rwanda dukuye hari muri Sudani. Difference y'amanota agera mu 9, urabona nta amanota 8 ayo ngayo ni ubusa 16 yarapanguruwe, igikombe turagitwara. Uri tayari? Ndi tayari. Nyuma yo gukora ikiganiro mbere y'uko sezo itangira, ikiganiro cyatambutse kuri Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport, nitwe twenyine dufite umwihariko kuba twarakoze iki kiganiro. Cyatambutse ahantu henshi, bamwe bavuga ngo ibintu nibyo, abandi bakavuga ngo ntabwo ngari byo. François, nyuma ya kiriya kiganiro ntabwo message wakiriye zimeze gute? Nakiriye message nyinshi cyane. Cyane ikiganiro aho numvishe cyatereninze cyane ni kuri SKFM. Kuri SKFM numva Sam Karenze avuga ibi bintu ntibyari bikwiriye, ntabwo umuntu yakagombye gutanga interview agumura abantu gutya na gutya, birakwiye. Ariko nza kumva bamwe na bamwe bamubwira ko ari uburenganzira bwanjye kubivuga, kuko nari narababajwe bitewe n'ibyari byatubayeho mu Bugesera. Ngira ngo mbere yaho hari interview twakoreye mu Bugesera, ariko ntabwo yararebwe cyane, ariko ntabwo yabaye trend nk'iriya twakoreye Nyabugogo. Iyo twakoreye Nyabugogo rero niyo yabaye yageze ahantu henshi radio menshi kuri radio bitewe n'ubutumwa bwari burimo. Rero icyo nakubwira nuko ubu uyu mwaka ameze neza cyane, ndashima Uwiteka, ikipe yanjye ihagaze neza. Ejo niteguye kujya kureba match. Ariko François, nubwo umbwira ko uyu mwaka uhagaze neza, umeze neza, ariko uri mu bantu ntakunze kubona cyane,
nakorera kubona muri stade ufite n'akana kambaye agapira gafite amaboko y'umweru n'akajezi ka Rayon Sport ugafite ku rutugu ukagaragara ahantu mu binyamakuru bitandukanye. Ariko François uyu mwaka wagaragaye gake cyane, sinzi ikintu cyaba cyarakunyuzemo uyu mwaka. Kuba ntaragaragayemo cyane narazaga, ariko habaye nkazamo imbogamizi mo gakeya. Umwana aza kugira ikibazo cyo mu buhumekero, ajya mu bitaro kwa muganga kubera ikibazo cy'amasenezite, bigeraho abagwa. Match nyinshi zagiye ziba ari mu bihe by'imvura, ari mu bukonje, birangira mbaye nk'umusiga mu rugo nkajya nza rimwe na rimwe, kuko icyo gihe ari mu bitaro kwa muganga arwaye. Nyuma yaho biba ngombwa ko nzajya musiga mu rugo nkajya nza muri match njyenyine, nkaga kumuzana mu bihe by'imbeho kugira ngo atongera kugira ikibazo. Ariko ubu ngubu nawe ari tayari kuri match y'ejo azaba hari. Match y'ejo ikipe ni Rayon Sport, abambwira ati papa Rayon Sport ku mutima. Kuri match y'ejo match y'ejo azaba hari ari tayari. Abona abwiye umudamu ko agomba kumwoza kare, akamuryamisha akaruhuka, akamugaburira neza imyenda ye yo kujyana muri match. Arayifite, ariteguye ejo azaba hari. Yiteguye. Niba atari ibanga ujya umuganiriza, suppose umuzanye kuri match ya Rayon Sport yakinye na Kiyovu, ukamuzana kuri match ya Rayon Sport yakinye na Mukura, ukamuzana kuri match ya Rayon Sport yakinye na Gorira, yakinye se na Magaju, cyangwa se wenda Rayon Sport yakinye na Gasogi. Ujya unamuganiriza kuri match ya APR, iyo Rayon Sport yakinye APR, ukamubwira ko ari match itandukanye n'izindi zose muri championnat. Ndayango nkubwire ko umwana wanjye afite imyumvire iri hejuru irenze yanjye. Iyo mubwiye APR arambwira ntashaka kuyumva, arambwira APR no, akambwira no, APR no, Rayon Sport. Abambwira ko ngomba kuvuga Rayon Sport cyane kurenza uko nakavuze APR. Oya, ndavuga urabona ko match ya APR na match ya Rayon Sport ni match y'ishusho, ni nayo iyoboye Rwanda Premier League cyangwa se BK Pro League. Ni ukuvuga ngo ni match hatsi zindi zose muri championnat y'u Rwanda. Umwana wawe ni derby. Umwana wawe azi umuganiriza kuri iyo match uburemere bifite. Ntabwo turageraho kuganira cyane birambura, urabona aracyari umwana, ariko icyo abakeneye kumva ni Rayon Sport, ni Rayon Sport, ntaba ashaka kumva indi kintu. Ngira ngo no mu myumvire ye namara gukura azitangariza ibye ku giti cye, kuko ntakeneye kumva APR, akeneye kumva Rayon Sport ari hejuru kurenza izindi kipe zose. Rayon Sport ku mutima. François, rero uyu munsi gusanze hano Nyabugogo mu kazi kawe ka buri munsi. Yego François, ndavuga ngo ntabwo nagenda ntakuganirije, kuko Zif Media, Zif Sport tugira umwihariko wacu wihariye wo kuganiriza abafana. Ejo ikipe ya Rayon Sport, ariko ujye ukosora ko kandi turabakunzi ba Rayon Sport, ntabwo turabafana. Abafana naba ya kipe yo hejuru iriya, turabakunzi. Niyo murabakunzi. Waje kuganiriza umukunzi wa Rayon Sport, ntabwo ari abafana. Naje kuganiriza umukunzi wa Rayon Sport. Impamvu navuze ngo reka nkuganirize kuri uyu munsi uri kwiteguraho kwakira ikipe ya APR, nuko ufite umwihariko wacu ku kiganiro twakoze mbere ko season itangira. Ukora ikiganiro ukangurira abafana kutazitabira imikino Rayon Sport izaba yakiriwemo itakiriye. Nyine Rayon Sport kuba yakiriwe n'andi makipe. Uyu munsi Rayon Sport igiye kwakira noneho mukeba kuri derby. Ndashaka ngo uyu munsi utangariza abanyarwanda, utangarize abareyo, utangariza abakunzi ba Ruhago muri rusange, ubutumwa bwawe uyu munsi rubuhe? Ngo ndagira ngo nkubwire ngo mfite ubushobozi bwo kwakira. Iyo ufite ubushobozi bwo kwakira, ni uko uba ufite icyo guha umushyitsi. APR ni umushyitsi. Ntabwo umushyitsi ashobora kuza ngo agutegeke mu rugo rwawe. Umushyitsi ntabwo utegeka mu rugo rwawe. Kiriya gihe babanje kutwakira, batuzimaniye ibihwanye nk'ibyo bagombaga kutuzimana. Ejo rero twebwe tuzabakubira. Ubu dufite icyitwa dufise pura. Ubu intego yacu ni dufise pura. Dufise pura. Mu myaka yagiye ishira, hano nari ndimo nitegereza ku mbuga nkoranyambaga, reba nasesengura. Dufise pura mu mikino 5 yaciye agahigo muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport ifite ako gahigo, nk'uko ari ikipe nkuru, nk'uko ariyo kipe yahagarariye amakipe yose hano mu Rwanda
ikavana Sekafa Kagame Cup iyivanye Zanzibar, yarayizanye igeze hano mu Rwanda ica ku Gago. Niyo kipe yakinnye mu mikino mpuzamahanga ibasha kugera kure ihagarariye u Rwanda. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo dufise pura dufite ngiyi. APR nirigera itsinda Rayon Sport ibitego 5 ku bitego 2, icyo kinyuranyo ntibirabaho mu mateka y'u Rwanda. Ngira ngo nawe ugikurikirana shampiyona uze kongera urebe, ntabwo biraba. Rayon Sport niyo kipe ifite agahego ko gutsinda APR ibitego byinshi mwizo nshuro zose zagiye zikurikirana. Ejo dufise pura, ubu niho tugiye gutangira Abareyo, nibwo twaza. Nimba ujya wumva ya ndirimbo tujya turirimba aye Abareyo nibwo twaza. Umunsi w'ejo uzabona itandukaniro ry'Abareyo. Ubejo nibwo tugiye kujya twatangira shampiyona, irimo irasoza ariko ejo nibwo tuzayitangira. Tugiye kuyitura agahinda kose tumaranye iminsi. Ikipe yacu yarashegeshwe, irashegeshwe, isenwa n'uriya mugabo ntashatse kuvuga izina. Yarayisenye cyane, yarademukiye. Arege njya mbitekerezaho cyane nkumva ndababaye nkashaka kureba, ariko uriya mugabo ntashatse kuvuga izina yaratubabaje. Dusenyera Rayon Sport. niba atari ibanga Uherutse kuyobora Rayon Sport uramuzi nawe. twagereza Tadeyo yarademukiye cyane adusenyera ekipe, ndetse n'aba bantu bo mu ishyamba barademukiye. Ubundi Rayon Sport byakagombye kugeza ubu ngubu ari iyoboye nari Hilali iz'amateka yakorewe siporo ariyo yayisezere mu mikino nyafurika. Naho ntako yakabaye iri ku mwanya iriho. Rayon Sport niyo yakabaye iyoboye urutonde rwa shampiyona. Ngira ngo n'umwaka ushize yarabibonye ko ariyo yari iyoboye. Aho Murenza Budara rero aziye, wabonye ko ibintu byahindutse. Ubu dufise pura rero kuzana umutoza, hari ingingo arazifite zo gutsinda APR. ubu icyizere ni cyose Fra, icyizere ni cyose. Ndagira ngo nkubwire ngo ejo uzabona ibitego 2-0, 2 bya Rayon Sport kuri 1 cya APR. Ibyo bintu ntibyari berutse, habagaho doro hakabaho ikipe imwe itsinda bikarangira gutya. Ariko ejo uzabona ibitego 2-0 bya Rayon Sport. Fra Ejo uzabona ibitego 2-1 cya APR. 2-1 2-1 ejo uzabibona. Production iri kwihagaze Ni 2-1 uzabimbaze. 2-1 urerekwa se ni 2-1, kandi kugira ngo ubyemere neza. Mu gitondo ndabyuka imyenda bamaze kuyintunganyiriza neza, ndabyukira mu rusengero njya gusenga. Mve gusenga nimugoroba Isabato ishoje. Nashimye ko match bayishyize Isabato ishoje. Mvuye mu munsi w'umunezero, nzakomereza umunezero mu mahoro. Ndagira ngo mbwire Rikari kuri SKFM aka kantu kamugereho. Ejo ni Isabato, tuzirirwa mu rusengero dusenga Uwiteka, tunamubwira ko ibyishimo bigomba gukomeza. Uze kukamugeza mu butumwa bwa Rikari. Rikari uri umudivantiste nanjye nkabundi, ariko numvishe utangaza ko uri umukunzi wa APR utari umukunzi wa Rayon Sport. Ndagira ngo nkubwire ngo nemera SKFM, nkemera Sam Karenze, nkemera Lorenzo na Nice, ndetse n'abandi bakorana. Rikari umudivantiste mugenzi wawe. Ndagira ngo nkubwire ngo kuwa mbere uzaza mu kiganiro ubabaye, ariko uzababazwa nuko watsinzwe, ntabwo uzababazwa n'ibindi. Ugarutse aho ngaho tukiri kuri Rikari, hari ikiganiro baherutse gukora cyabaye ejo. Sam Karenzi yakoraga combined 11 na Lorenzo akora combined 11 na Nice akora combined 11. Nuvuga ngo abo ufasha abakinnyi ba Rayon Sport ugafata n'abakinnyi ba APR ugakoramo ikipe y'abantu 11 bose bavangavanze. Rikari ageze kuri we agezweho, aravuga ngo we ngo bose ngo nabariyo, ngo nta muntu kinyi n'umwe ngabana ku rwego rwa APR wajya muri iyo kipe ya Rayon Sport. Ushatse kuvuga ko afana APR kandi we yarabonye ko ikipe ya Rayon Sport ariyo 11 bose babanzamo, ubwo samaranga mutima yuko afana Rayon Sport. Umva nkubwire, ntabwo Rikari ari ushatse kumwe. Rikari niyo wavuze ko abakinnyi benshi bajya maraba 11 bose ngo naba Rayon Sport. Ntabyo navuga ngo najya kwibwa ngavanga. Umva nkubwire rero impamvu yabivuze. 11 n'abazungu, 11 n'abazungu. Ibintu byarahindutse. 11 n'abazungu. Ubu ku munsi w'ejo gahunda 11 n'abazungu, bya bindi twajyaga twirirwamo ngo habayeho gutoranya ngo ibiki n'ibiki. Nimba Rayon Sport ariyo kipe ifite umuzamu wa national,
Kwizera Olivier ntumwemera? ndamwemera cyane. Ni umuzamu wa National. Ahise ubwo ugiye kuvuga ngo umuzamu wa National ari muri Rayon Sport, ni gute ejo Rayon Sport itazatsinda? Icyizere kirahari. N'ushize APR yagutsinze umufite, ariko twibukiranye yuko icyo gihe Rayon Sport ntabwo yari iri mu bihe byayo, yari mu bihe byanditse. Icyo gihe nibwo yari akize, yari amaze igihe ari mu karuhuko, arimo ararya ameze neza, umubyibuho wari mwinshi ngira ngo arabibura. yari agifite na niba aheruka muri National agakora clean sheet, Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi yakinnye n'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi, harimo Estonia n'izindi ntashatse gutindaho. Ayo makipe yo ku mugabane w'Uburayi nimba ataragize ubushobozi bwo kumwinjiza igitego, ni uwuhe mukinnyi wahariya hejuru ishyorongi ushobora kumwinjiza igitego? Nawe William Togwi, Kiwanuka, Mamadusi, bamwita Watara. Impamvu yahaye William Togwi iriya pasi yavuyemo igitego cya mbere, yahaye Togwi Meri kugira ngo yo kumusebya, nibwo yari akiva ku mugabane w'Uburayi nawe ari bwaje, yamuhaye pasi kugira ngo atsinde igitego, APR itaza kumwirukana. Ubu rero ntabwo ariko bimeze, amateka ntiyakisubira, amateka ntabwo yakisubira. APR ikakubita ibitego bine mu mahoro, bizashoboka. Nakubwiye ngo banza wumve, ntabwo bizakunda, kubera ko nakubwiye ko agahigo ni kamwe, agahigo ni aka Rayon Sport. Rayon Sport niyo ifite agahigo ko gutsinda APR ibitego byinshi mu mateka ya shampiyona y'u Rwanda. Bikwereke amateka azisubira kuva muri 1996, 1996, 5-2, 5-2, turamanuka 4-2, 4-2, 4-1. Ako gahigo ntabwo karigera 2019 icyo gihe APR harimo hat-trick ya Kasirye Davis kuri stade y'Amahoro. APR ntirigera igira agahigo nk'umukinnyi watsinda Rayon Sport ibitego 3-0. Nawe urabizi Issa Bigirimana wari coach Bigirimana ntitsinze 3, ntabwo ari 3. Kira ntabwo cyemeye, wibuke ko cyatsindishijwe akaboko. Njye ntabwo njya nkibara igitego cyatsindishijwe akaboko. Football na volleyball nta hantu bihuriye. Kira ntabwo njye ntabwo nkibara, birabarwa ko cyagiyemo, ariko njye nkibara ko ari icy'akaboko. Ni basket yari arimo akina football ivanze na basket. Ako gahigo rero nta kariyo karihari. Abareyo benshi batandukanye bafite ubwoba, bavuga bati APR igiye kudutsinda inshuro ya 4. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, ndabiguhamirije, ntabwo bishoboka. Ko hari inkuru zabanje ibihuha cyangwa se rumazi zabanje guspekira hanze angaha ko kibazo cya stade Amahoro biza kurangira bibaye official ko match ijya mu Mahoro. Arabavuga ko ari abareyo bari bagize ubwoba kubera ko bakubitiye inshuro zigera muri 3, bakavuga ati reka byibuze tujyane i Nyamirambo, wenda tureko twazikura imbere y'iyi kipe ya APR. Farawe ntabwo waba ufite, mva nkubwire stade Amahoro, ikintu nshaka kukubwira ngiki, nta ikipe yakinnye imikino nyafurika ikavana igikombe hanze y'u Rwanda, ni gute ushaka kumbwira ngo ishobora gutinya gukinira kuri stade Amahoro? Kigali Pereniki niyo yo guhabwa APR aho, kuko nifite abafana bakeya, twebwe turi abakunzi benshi buzuza stade Amahoro. Ngira ngo ako gahigura kazi. Rayon Sport niyo kipe yakiriye muri stade Amahoro ivuguruye iruzura, APR ntiragera ako gahigo. Bo bagomba kujya, ahubwo tuzagurana bajye bakirira Nyamirambo, twakirira Remera. Ako gahigo karahari, twebwe ntabwo twagira ubwoba bwo kwakirira mu Mahoro. Gute Sefra ikipe wamaze kugura tike? Wamaze kugura tike? Naguze 2. Urazifite? Naguze 2. Zikwereke naguze 2. Danze nzikwereke naguze tike 2. Iyanjye niyo y'umugore n'umwana. Umwana we nawe ndi bumwishyure kugira ngo byemere neza. Nagiye kumugurira iyo turi kubijyaho umuntu impaka, biranga nsanga connection ziri ubu byakunze. Ubu nawe ndayimugurira, nubwo watemereye kwishyurirwa nenda mwishyure, kugira ngo wumve ko turi abakunze ntabwo turi abafana. Mu gihe babandi bo barindiriye ko bari bwinjirira umuntu, ndagira ngo menyeshe abafana ba APR ntabwo ari abakunzi. Abafana ba APR uzi ko azaza aje kwinjirira ubuntu, ntabwo bishoboka. Twebwe ibyacu, umuntu wese wakunze Rayon aza muri match atwaye itike imeze utyo, ayishyura agaragaza tike yaguze. Twebwe rero nta byo buntu, abareyo twagiye nyuma yayo tuyikunda, ntabwo ari bya bindi. Ibihe tuvuyemo
ari iby'aba bafana ba peri bakabaye barayivuye njya numva babahamagarira kwitabira match. Ni gute wanga kwitabira match ekipe iri ku mwanya wa mbere kandi wowe uri ku mwanya wa mbere hari indi iri inyuma, ahubwo iri ku mwanya w'inyuma akaba ariyo igira abakunzi bayijya inyuma? Kubera iki bahatirwa kujya inyuma yayo kuko si abakunzi bayo? Twebwe rero ubureyo twarabuvukanye tubwonka mu mabere ya ba mama, bese ubureyo buravukana. Niyo mpamvu wambwiraga ngo umwana wawe ni iki, ubureyo buravukana. Tuzarinda tunabusaza. Icyo nshaka kukubwira nyango urabibona mu kanya nari ndimo nireba nkabona ku isura yanjye mpagaze mu minsi ishize isura yari yarahonze mbabaye cyane, ariko ubu ngubu ndimo ndareba uburyo maze kubyibuha rwose. Urabona akaboko ni akaboko. Impamvu ni iyihe? Impamvu rwose ubwanwa bwabaye ubwanwa bumpagaze neza. Mu minsi ishize bwari bwarabaye ubwoya, ariko ubu ni ubwanwa ndabona mpagaze neza cyane. Ngira ngo urabibona. Kubera iki se Fara? Isura yagarutse, ubwanwa ni ubwanwa, isura bumeze neza cyane. Ushatse kuvuga iki nyine? Ibyo nshatse kukubwira kuva natsinda ibitego 2-0 amagaju haranatangaga ubutumwa ishyorongi, ubwo ni ibitego 4 ni ibitego bine. Ubu rero ibyo nshatse ni ibitego 4 bimwe nakubwira ngo ni 2 kuri 1 bibaye 4-0. Kubera iki se? Bibaye 4-0 ntangiye kubyiyumva kandi umubyibuho utangiye kwiyongera. Bumaze kubyiyongera bro, bumaze kubyimba busa n'ondeba maze kubyimba biza biyongera. Bibaye 4 bivuye kuri 2-1 banzo bari igitego cya Asumani. Aya sha yararangiye. Asumani agifite igitego. Asumani Deribideruka yarakebonye mu gitego. Ndagira ngo utangarize, ndagira ngo ngutangarize ko ku munsi w'ejo Asumani ifite igitego, ku munsi w'ejo Tayica afite igitego, Didier Tayica, Tambwe Guruwara afite igitego, Ngongo. Umva nkubwire undi muntu w'igitangaza, tugiye kubabarira ibyaha n'amafuti yose Azize Basani nyuma yo kuva muri pinisiyo afite igitego ku munsi w'ejo tayari kuri penalite. Azakorerwa ikosa penalite, igitego kizava kuri we cya penalite. ubwo ni ibitego 4 nkubwiye kubusa. Ibintu uzabona ejo ni amateka. Muntu utaragura tike ndagira ngo mbikubwire ngo gura tike hakiri kare, ugerageza uburyo bushoboka bwose ugura tike. Ibyishimo mfite uyu munsi, ubundi derby yajyaga kuba mfite ubwoba natangiye kubyumvamo ko nzatsinda, ariko iki cyumweru cyose nkirangije nshyushye ndi kubyibuha umunsi ku wundi. Ubu mubyibuho ngiye kugira nturabaho, ubu ibyishimo n'amafaranga bagiye kubona. Fara ejo ntabwo wazataha wabariye? Nta kubabara ejo ntuzataha wabariye? ntabwo ari uwabariye. Umva nkubwire, abariyo tugira uko tuzataha nk'imfura twishimye. Fara ejo ntabwo wakongera gusohoka mu mahoro uri kurira? Nta kurira sibye ko ntigeze ndira ngo natsinzwe, nta na rimwe ndari. Ariko ku munsi w'ejo apere ntigusubira, nakubwiye ngo 2, 3, 4 mu rugo rw'umugabo nagasuzuguro, ntabwo birabaho, ntibizigera biba. Ku munsi w'ejo nibwo akogego kagiye kuvaho, twongere tubatangirire tubagerere mu kebo dusanzwe tubagereramo. Ntabwo ari ako batugereyemo, bisanzwe bizwi ko tubanza tukabatsinda izo nshuro 3 zose, hanyuma bo bakagaruka bishyura. Cyakoze icyo mbashimira, umugabo nurya ideni akishyura, ariko umugabo ni uwabanje mu mboga. Fara ndoma narekeraho soreza aho ngaho, ariko icyo nkubwiye cyo ejo hari ibyishimo byinshi kuba. Izi message ya nyuma ugenera gutyo, ariko wanayitanze bagure tike. Ubutumwa natanze ni bagure tike baze barebe ibyishimo bimwe nabahamagariraga, uko nabahamagaye ngo ntibakitabire match cyane. Tutakiriye. Narabibonye. Ntabwo bazitabiriye ku rugero rushimishije, ariko noneho babande bagiye birezeriva biki n'ibiki. Ubu dufise pura irahari, ingingo zo gutsinda zirahari. Nibaze dutahana amanota afunze 3 apana igice. Ejo turatahana ibyishimo dufise pura. Fara Samu Karenzi ko bavuga ko na rimwe urikesha Rusengo. Fara uzarikesha Rusengo? Mboka mbanze
nibwirire Samu Karenzi uri imfura cyane uri imfura cyane mutangire mu butumwa mukenera ubutumwa bwiwe neza ntakuvugiramo ndagira ngo ngenere ubutumwa Samu Karenzi ejo ashakirwa umwanya w'icyubahiro wo kwicaramo agenerwa umwanya mwiza ahabwa invitation yicare neza atuje Samu Karenzi ni imfura kubera iki se yakoze iki ni imfura aka kantu ushatse wagakata ukaza kukamugezaho Samu Karenzi ni imfura naramuhamagaye mfite ikibazo cy'umwana wanjye wari urwaye namubwiye nti Samu Karenzi wamfasha nitwa gutya na gutya gutya na gutya amubwira amazina ya yampaye inkunga nubwo atari ndende cyane ariko inkunga ye yaranshimishije yangezeho ndagira ngo mubwire ngo ni wamureyo wigeze gusa nkaho umupfubirana yatangaje ko abafana bari yashaka ko bazajya baza gake gake kuri match za Rayon Sport kuri match za Rayon Sport gusa bakuzuza izindi batakiriye ntibaze ngarutse ndi wa wundi uvuga ngo abariyo ni mwuzuze stade ni mwuzuze stade mubone ibyishimo muha abakinnyi amafaranga bamwe bavuze ngo dukureho ngo ya mafaranga twahaga abakinnyi ahubwo ejo tuzayatanga turi benshi ubu ngaye ndayafite hano ngaye ndayafite urayafite ubu namaze kuvunjira uyakenyereyeho buri mukinnyi ni ndayafite ngaya Azizi Basane banzo bare ngaya buri muntu wese azagenda mubare muhereza kibiri ngaya nibanshimisha biri wavunjishije mfite nande ahangaha inyuma bizabita uzatsinda igitego cyane niko kanze nyakwereke amafaranga arahari faranje birahagije kanze nyakwereke uzatsinda igitego cyane nayabariye gusa aya mafaranga nayabare mashasha uzatsinda igitego cya mbere aya mafaranga azayegukana nzayamuha uzagitsinda ni ibihumbi 15 ni ibihumbi 15 uzatsinda igitego cya mbere cya Rayon Sport amafaranga azayabona uzanajyaje kuri stade umeze gute n'undi nyagusanganya amafaranga kandi nyafite nkwe iyi ni prime uwo ni prime yawe iyi ni prime yanjye yihariye kuri buri mukinnyi wa Rayon Sport ngaya ibindi uzabibona ibindi tuzavugana ku munsi w'ejo Fara reka ngushimire amahirwe masa cyane ariko umva nkubwire ariko yihorere nakubwiye ngo ibyishimo France wabaretse ejo utazancika match irangiye ejo tuzavugana match itazarangira nka kubura Fara ukanyenyomba ejo tuzavugana bomba ndi harahari ejo tuzavugana reka ngushimire yego urakoze umugoroba mwiza cyane kandi amahirwe masa kabisa yego urakoze cyane